TV. Hello, my beautiful people. I hope you're good. I hope you feel good. So, guys, nkuko bisanzwe, it's your girl still Gigi tugiye kuganira. Ese kuba ufite izina rirenze cyangwa ufite nyine uri famous, byatuma hari ibyo wangiza cyangwa byatuma ubangamira umuntu cyangwa byatuma hari service uhabwa mbere y'abandi. Ese ni ukubera iki kuba umuntu azwi hari igihe kigera bikamutera ipfunwe cyangwa igihe kikagera akaba atajya nko ku isoko ngo agure utuntu cyangwa bikaba byatuma acika no ku rusengero kuko aravuga ati ninjye abantu baranzi barandeba barandangarira. Ese kuba uri icyamamare niki byangiza? Ese ni ubuhe burenganzira bwawe bikubuza? Ese niki bibangamira kuri rubanda? Ese biguha uburenganzira bwo kuba wa violating abandi cyangwa wakwangiza uburenganzira bw'abandi witwaje that's name? Kubera iki se ahubwo abantu bumva ko batari bumva ko kuba umuntu ari icyamamare nk'umuntu nk'undi cyangwa ashobora gukora nk'ibintu abandi bakora, ntibumve ko niba ahageze cause afite izina rihambaye riri biga, ubwo afite izina turamuha umwanya, ubwo afite izina arakora ibi. Njya mbibona nko mu midugudu aho umuntu uko abazwi aho kugira ngo ajye mu muganda aroherezaho umukozi, genda unkorere. Uwo mukozi yego nibyo yakagiyeyo gusa yakajyanye n'uwo boss kuko bose bubaka igihugu cyabo, ariko ngo kuko ngenda azwi ntabwo najya mu muganda, bikaba ikibazo gikomeye ku buryo abantu nyine abantu baba bazwi kugira ngo uzamubone yagiye mu bikorwa bya leta, yagiye mu nteko. Turabizi ko buri mudugudu buri mudugudu cyangwa agace nyine runaka habaho umunsi w'inteko, wenda kuwa gatanu kuwa kabiri se cyangwa indi minsi nyine bagira umunsi w'inteko. Ariko ugasanga kuko nzwi kuko nyine nzwi wenda ndi mu gisata runaka, ndi muri politiki, muri entertainment cyangwa muri siporo, ntago najyeyo kuko ndazwi, ndi umuntu nyine uri famous, mfite izina rihambaye, nubatse izina. Njye ntago bimuha uburenganzira bwo kujya kwicarana n'abariya baturage, kandi abo baturage aribo mwagafatanyije kubaka icyo gihugu. Wenda n'ibyo bintu biri kuvugirwa muri izo nama bikaba byakugirira umumaro nawe ubwawe. No muri ibyo bintu uri gukora nubwo uri famous ushobora kugeramo, wenda suppose uri umuhanzi, cya kintu bavugiye mu nteko ukavuga ati aka kantu kagomba kuba nyine kakanagufasha mu myandikire yawe mu gihe uri muri studio uri kwandika, wakubita nyine kuri ka kantu wenda mudugudu yavuze, gitifu yavuze, bikagufasha kuba nyine wakora n'ibintu biryoheye amatwi y'abanyarwanda ku buryo no mu bikorwa bya leta iyo ndirimbo bajya bayifashisha. Gusa niyo turebye dusanga nyine mu bihangano by'abahanzi, simvuze ko batabikora, barabikora yego nibyo, ariko abakora ibirimo bya bintu byo hasi byo mu baturage, mu midugudu, mu masibo baba ari bakeya. Rero kubera izina ngo ntiwajya mu nteko, kubera ko mfite izina ntago nshobora kujya mu muganda, ntago nshobora njye gukora umuganda, ndi umuhanzi runaka, nkora siporo, ndi umukinnyi runaka, nshyiramo ibitego, njye gukora umuganda barabibona bate? Abantu si barabifata gute? Ugasanga nyine ni ibintu bigiye bibesha bituma abantu badashobora kuba bakora ibintu byabo, kuko niba mfite izina ndetse ubwo barabibona bate? Baravuga bate se? Ugasanga ni imbogamizi. Wenda ubwo n'uburenganzira bw'uwo muntu uri famous cyangwa uwo muntu ufite izina riri biga, ni uburenganzira bwe kuba yajya cyangwa atajyayo. Gusa hari n'uburenganzira bw'abantu bica, ugasanga wishe uburenganzira bw'umuntu cause your name. Niba ufite izina rirenze, ngewe ninshaka umukobwa umeze utya ndamubona kubera izina ryanjye. Hari ukuntu navuga nyine nk'abantu bakora mu gisate cya entertainment, uba ufite abantu bari bagucrashingira kuvuga ati ngewe uyu muntu ndamukunda, hahandi nakisiga amarangi. Kumwe abanyarwanda bavuga ngo hari ukuntu ukunda umuntu bikageraho wisiga amarangi kubera ibintu agukorera, ukavuga ati ngewe nakisiga amarangi, burya no muri kaburimbo najyayo ko mukunda, bigatuma hari byinshi nyine wangiza. Yakubwira ati ngewe waza se tugasohokana, ukumva ko nyine
ni ibintu birenze nasohokanye nawe ntibyaba bikaba kwa kundi nyine uwo mwana agiye yishimiye gusohokana n'uwo muhanzi yishimiye gusohokana n'uwo muntu ufite izina rirenze ariko uko kujyana nawe ababyeyi be wenda ntiyababwiye ati ndajyana n'umuntu runaka ntiyabasabye iyo permission yo kugenda bigatuma agenda umubano wari hagati we n'ababyeyi ukangirika kubera wa muntu ufite izina wa muntu uri famous yiyumvishe nyine kuba ndi kumwe nawe ndapostinga ndashyira stati kuri IG yanjye ndatwika mbabwira ati mva naho ndi kumwe na runaka nasohokanye nawe nyine bikaba nk'ibintu by'imbogamizi kuba ubwo urumva yabangamiye wa mwana kubera izina rye bigiye kumuha uburenganzira bwo gusohokana wa mwana wenda ari under age afite atujuje imyaka aramujyanye yego nibyo bagiye kwenjoyinga hari n'ibirego twagiye tubona byagiye bibaho umuntu bakanamukatira burundu urugero twavuga nko muri bahanzi bo hanze nka Kelly abagore barenga 50 baramushinjije ko yabafashe ku ngufu umuntu akaba afite imyaka 50 n'ingahe ariko akavuga ati ngiye mu myaka yanjye 10 n'ingahe 20 n'ingahe Kelly yaramfatanye ko naramukundaga numvaga ari wa muntu nyine nyine nka role model wanjye aramfatirana akajya mfata ku ngufu ibyo ni ibirego byagiye bizamuka ku buryo kubera ko yakoreshaga izina rye akavuga ati mva ntimuzavuge bigatuma nyine ubwo niba yarafashtaga abana nka 3 ku ngufu buri munsi kuko abagenzuraga ikirego cye neza baje gusanga nyine bagiye kumusaka mu nzu basanga harimo amavideo menshi yagiye akoresha abana nyine amashusho y'uruterazasoni nyine y'amashusho mabi ateye isoni nyine umwana utujuje imyaka bagasanga harimo benshi yagiye abikorera kandi hari igihe cyageze yajya abana abajya gutanga ibirego ntibabyumve bakumva ko bitabaho kuko yari afite izina rirenze umuntu wese uri muri entertainment utazi Kelly sinzi ukuntu byaba byaragenze nyine kubera ya nema afite bigatuma n'urukiko bakumva ko bitabaho nyine bakumva ni joke kuba yakora ibyo bintu ntabwo bishoboka of course ni umuntu mukuru ni umuntu ufite izina rirenze yubatse izina ntabwo byabaho hari n'abandi bahanzi mu Rwanda twagiye twumva bagiye bajyana mu nkiko ngo bafasha abana ku ngufu batujuje imyaka bafatiye mu ma lodge mu ma hotels atandukanye kuko abo bana ntabwo bujuje imyaka ariko bari kumwe nabo ndakeka umuntu ubundi abantu bakunze gushinjwa ibyo bintu baba ari abahanzi kandi b'igitsina gabo abagore nabonye babishinjije ni bakeya abenshi baba ari abagabo kuko niba ari nk'umuhungu cyangwa umuntu w'umusore aba afite right yose avuga ati ngewe ndi umuhanzi ndavuga ko nzamushyira muri clip aze hari n'abakinnyi ba basket abakinnyi nyine bagiye batandukanye twagiye tubona ku binyamakuru bashinja ibyo birego kuko afite izina bigatuma n'iryo zina afite abantu nyine babishidikanya bakavuga ati ntabwo yabikora uriya muntu tuzi se uriya muntu ufite izina rirenze kuriya yabikora nyine abantu bakaba confused ku buryo n'uwo muntu wabaga warahohotewe warakorewe iyo violence atari afite right yose yo kuvuga uko byamugendekeye bigatuma nyine muri we avuga ati narahohotewe ariko nta way mfite yo kubivugamo nta buryo nyine nabivugamo kuko niba udafite mikoro ubundi umuntu hari abantu benshi baba bafite ibitekerezo bitandukanye ibitekerezo byakubaka ariko kuko nta mikoro bafite babibwire nde ariko kuko nta mikoro afite akavuga ati yajya kubivuga babandi bafite mikoro batyaye bakavuga ati n'umuhanzi ntiyabikora umuntu uzwi cyane se umuntu wakoze waciye uduhigo kuriya yabikora ukumva ko nyine kubera rya zina yubatse kwa kuntu yubatsemo abantu ko ashoboye afite byinshi cyane azi nyine ntago yabikora bigatuma n'uwo muntu uburenganzira bwe bwo kuburana agiye mu rukiko akavuga ati ntabwo bishoboka genda tuzabisuzuma no muri uko kubisuzuma ugasanga bagiye babica hirya hino nyine ugasanga babishyizemo utuntu twinshi nubone ubwo burenganzira ukwiye nk'umuntu warenganijwe nk'umuntu ufite ikintu nyine cyamubayeho cyamubabaje ugasanga amaze nko kugukorera ibyo arakubwira ati okay ngaho genda we washaka kuvuga cyangwa nk'umuryango byabubabaza batanga ikirego akabahereza harya babyita gute akabahereza akantu gatuma baceceka timwakira akamuceceke birangire
nyine twabyita nka ruswa kuko n'ubundi ni ruswa ko aba yakoze ibintu bitemeranyije n'amategeko, ugasanga iryo zina rikomeje kubangama, iryo zina rikomeje kuba imbogamizi mu bantu, ugasanga ako nkunda ukuntu abantu bajya banariza, hari abantu banariza nkabikunda kuko arareba agasanga niba bibaye uyu munsi birabaye yego wenda n'icyo kirego kirazimijwe cyangwa n'uwo muntu wangije uwo muntu cyangwa wakoze ibyo bitemewe birarangiye, ariko akavuga ati nshobora kubireka, ejo ni uwanjye, ejo bishobora kuba ku wanjye, bitaba ku wanjye bishobora kuzaba ku mwuzukuru wanjye kuko ntigeze mvuga cyangwa ntigeze mbiha agaciro ngo mvuge ngo ibi bintu birabangamye, ibi bintu kuba umuntu ari umusitari cyangwa afite izina rirenze ntabwo bimuha uburenganzira bwose bwo kwangiza abantu cyangwa uburenganzira bwo kujya ahantu hashaka hose ngo agire ibyo yangiza, ugasanga umuntu arabivuze abivuzeho ahaye nyine n'abandi batinyaga bari bafite ubwoba babonye uburyo babivugaho bakabizamukiraho, ugasanga abantu benshi babonye ubutabera kuko niba abagore barenga 50 n'abandi batigeze bashyirwa imbere y'ubutabera ngo batange ubuhamya baremeje ko arakeri yabakoreye iryo hohoterwa, bivuze iki? Bivuze ko nyine hari n'abandi ntawamenya ko n'umwana wawe cyangwa umwuzukuru atazazamo. Rero bikaba bisaba abantu batinyuke, niba hari umuntu uri kwangiza ibintu kuko nyine afite izina no ntago bikwiye, ugasanga niba ndi meya w'ahantu runaka cyangwa igitifu ndaje umuturage azanye ikibazo, umuturage ni wa wundi muri rubanda rugufi anzanye ikibazo, ndamubwira ati mfase genda ntago mpari simpuze kuko ndi kuri WhatsApp, ndi kuri group ya WhatsApp, ndi kureba ibyo bagenzi banjye banditse, ni wenda nyine ndi kumvuga nyine ntago akazi mu by'ukuri icyanzanye muri iyo ntebe ntago ndi kugikora kuko banzamuye kuko mfite irindi zina rirenze, kuko nzi ko nta handi hantu yajya kundega ari nge, ubundi ni kwa kundi bavuga ngo ni ukujya kurega uwuregera, kuregera uwuregaho, mbese ni nk'ubwo buryo, ugasanga yitwaje ko ari igitifu, yitwaje ko afite ubundi bumenyi buhambaye, atangiye kwangiza ibintu service. Person who is extremely famous or good or doing good, so people shouldn't using their name position to violate other because he's a name. So guys, be careful and follow us in Twitter, Instagram, Facebook, and website. So guys, love you. Thank you. Won't TV.